umwana wawe rero agiye muri cya kiziba. Reka umwuka gwari guheze ninje utabaye. Oya da ubutinganye kada nabikora nte araha ihuta aho kurebe udasanga umwuka gweze igamire kuvugwa rutare we utabona uguhimye ugasanga bibaye ibindi kandi yare kumva yuko urugusanga anze nditure hano kwa kagasozi nibwo nashobora kongera kuyikoreza hajya ibintu by'imifumbura bimenyaga imifumba ni iki ibintu by'imifumba tuntu twatsi ukadushishimura gutya akojorajya ibira bishoboraga sana avunitse nasaka kanyura apfuye noneho amuhaye umurabwiriwe oya hasi mwabuze ubujya oya da ntabwo mwabwirirwa nose bw'ibyo ngibyo byabamo oya da soro ibijanye na Yesu byo Yesu rero Yesu abwira ababigishwa be ariko menya nawe ubabagamo nanjye nari ndiyo mwa ico gihe urabizi arabashomurura mbirimbiri ku musozi Karuvariyo arababwira ati buri wese nikorera ibuye ryashoboye nkuko nguko ubonye ndizizima ubu ngubu rero hoko ndakwikanze ngira ngo niwe waje mama sabi rero zaryoshe nyibwirira ndavuga nti wenda wasanga ari we da kubera kazaga yiyobekeranyije ugasanga wenda yigize nk'umuntu yigize inyamaswa ugasanga mbese arihinduranyaga nk'urunyaruvu ntawapfa kumenya ibye ariko navuze ntawe ndamutinya kubera ko n'ubundi yagezeyo ubuzima buragoye cyane pe ubuzima bwo mu mujyi kubuvamo bisa naho komera cyane komera muhungu sakomera komera cyane hari hanashize iminsi myinshi tutari no guhura sinzi cyabaye cyane ntacyo ndi kuza kukwirebera hano tugambe kuri cya gitondo ibitoki se ibintu bijanye n'ibitoki rero icara mwa ariko kamanze nsutarare hano ndebe neza ubuzima bwo mwugo mu gisi shaho nanjye byacanze ejo bundi nagiye kwirobera udufi tuba turacitse umugore nazanye nawe yahukanye ngo ntabwo yaburarira amazi iminsi ibiri yewe ni ibibazo nose nsa kuri iyi minsi ni meza cyane wambwiye ngo Yesu umwe ari muri kumwe muri cya gihe ntiwandangiriza neza ashanyibwirira ibijanye na Yesu byo Yesu rero Yesu abwira ababigishwa be ariko menya nawe ubabagamo nanjye nari ndiyo mwa ico gihe urabizi arabashomurura mbirimbiri ku musozi Karuvariyo arababwira ati buri wese nikorera ibuye ryashoboye nkuko nguko ubonye ndizizima ubu ngubu rero hoko ndakwikanze ngira ngo niwe waje mama sabi rero zaryoshe nyibwirira ndavuga nti wenda wasanga ari we da kubera kazaga yiyobekeranyije ugasanga wenda yigize nk'umuntu yigize inyamaswa ugasanga mbese arihinduranyaga nk'urunyaruvu ntawapfa kumenya ibye ariko navuze ntawe ndamutinya kubera ko n'ubundi yagezeyo ababwira ati buri wese nikorera ikibashoboye kubera ko nk'ico gihe ngo cyahindutse n'umugati ibintu by'ibiyaga nk'ibi ngo nk'ibishanga nk'ibi bikagenda ngo bigahita bihinduka divayi oya ibyo bitangaza se mwa ibyo bitangaza se nanjye ndumvaga mu magambo ariko uretse gake nk'umuntu nyakuye ntawe ndi kumwumva neza aro reka ngo murabwiriwe oya hasi mwabuze ubujya oya da ntabwo mwabwirirwa nose bw'ibyo ngibyo byabamo oya da soroma imishogoro amasaga n'urudega byose mupfe gukaraga mu isafuriya none byagenda bite byiza wenda oya da ntabwo ari byo murajya gusa simbukira hariya hirya kwa Matayo uri kuhareba kata amakona abiri atatu urahita ugera umubwire ngo nakubetera ifu y'igiheri ya yindi twajyaga tukiri mu Bugesera
umubwire ngo naguhereza ibiro bitatu hasi bitatu byose murabimara ni inusu umubwire guha inusu y'igitanu ndaza kureba uburyo mbigenza. Oya da mu mugisari ikiba kiriyo reka shana ukureba amazu gasiza amarango ukagira ngo waje kwifotoreza ariko nta nubwo bakemera kuhifotoreza none maze ndi gushaka naho nja kwituma nkabura. Oya no sinanya muri jaride ntibanyice reka da bahita bansubiza sogokuru wa nyina wa mama. Oya da hari n'ikindi kintu jone nabwiye noneho nyogokuru wawe arambwira ngo yatetse imbwije. Reka da ntabwo ari kawunga mawunga si karaga abakire wagajya. Reka da wa mutsima gwitwa rukacarara sha uragwibuka gamasaka g'igiheri gagifite amata. Oho ndi kumva ubizi noneho manamubwiye nti kakudubaguza umbereze ndebe ko narenzaho. Oya da mata sigara cy'abantu gusomeza igikoma byangombwa ugasomeza n'amazi. Oya ntacu mubwira gutekere n'amayori byose sisi biribwa ntumwongere no kumbwira ibyo ngibyo. Mbwira nari ntuze ntumvishe uri kuvuga ibyo bihagaze ndibaza ko twaje ku kiyaga uzi kwidumbaguza sha. Oya da ibyo kwidumbaguza nta mbibagamo none ka nta kidumbaguza ntimbere umwuga sa ufite buye asa hari wenda wiboneye akazi ubwo none agicayeho wagira ngo ryahindutse amafuti. Oya nze meneretse iruhande mfashaho fata umungumu ubikiro cyakunaniye wowe ibyo bigambo terura n'imbaraga ngo ngenda bishorara zamura sha kurukumbira kamwa kushaka kunyica wowe aho kushaka kunyica ikintu cyose mwa zamura reka kwipfishageza ubuntu bw'ubusosi bwo mwuga umugi mwamenyeye nta nabimenye ibyari nanjye mushe muvubara nase urarinkorera nicaye bareke nkamaze nkahaguruka byanshakiye ego sha guco umusore w'ibigango sha ntabwo yewe wiye mu mazi sha ugezwe yarabyaye nari nzi ngo burya bwavugiraga akamaro uramenye se utipishagize nanjye ubwanje manyiza kamanze nditure hano kwa kagasozi nibwo nashobora kongera kuyikoreza hajya ibintu by'imifumbura bimenyaga imivumba ni nziza ibintu by'imifumba tuntu tw'utwatsi ukadushishimura gutya akojorage ibira bishoboraga sana avunitse musaka kanyura apfuye noneho amumpaye uri gutangira kwiteza ibitari ibyawe kaze nakureswo mubwire yuko uri gusamba urumva yakura abantu bazi bitegure kunywa ibigage abandi bitegure kunywa za nzoga zanyu z'abakire cyane nkanje ko ndazishoboraga iribuye ryawe uzi ko ari ribi mbaye nyiriteruraho mita nisanga hariya muri alo komera cyane pator reka ndi kugira ngo nkubwire akantu kamwe rero ibintu bishimishije kandi bikaba binababaje ariko wewe uraza kubibabarira nanjye ubwanje bwo ndi kumva meze nkaho mbabaye gakeya cyane kariho bigiragamo inyungu nyinshi cyane. Umwana wawe rero agiye muri cya kiziba reka umwuka gwari guheze ninjye utabaye. Oya da ubutinganye kada nabikora nte araha ihuta aho kurebe udasanga umwuka gweze igamire kugora utare we utabona uguhimyeho ugasanga bibaye ibindi kandi yari kumva yuko urugusanga. Oya da amanye nsohoza umuzigo gwanje ndabanze ndebe da uburyo bimeze kuko ndi kumva tutari kumvikana neza. Ego mwa sigarura ubusamba ubwo nyine ndakura kaze ari byawe.